Yesu ashimwe bakozi b'Imana, mbanje kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nejejwe n'Imana nanone kuri aya masengesho ngaruka kwezi, abasoza ukwezi atangira ukundi. Duhawe umugisha ku bw'aya masengesho. Ndashimira buri umwe wese ufata umwanya agasenga aya masengesho, ufata umwanya agatambutse inyigisho muri aya masengesho, afata umwanya ndetse na bene data bose uko komiti yose iba yateranye, ntisibe kudutegura ibihe byiza by'amasengesho no kujya imbere w'Iteka umwami Imana ku kwezi gutashye. Nongera gukangura buri umwe wese wari utaratangira gusenga aya masengesho. Turimo turatangira umwaka 2021. Kwifuriza niba utanayasengaga nshuti yanjye, tangira wimenyereze, tangira witoze yuko buri tariki ya mbere ya buri kwezi tuba dufite umwanya mwiza w'iminsi 3 wo kujya imbere w'Iteka umwami Imana. Nzi neza yuko tuza gusoza uyu mwaka dufite ubuhamya mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Rero wowe nshuti yanjye watangiranye natwe gusenga aya masengesho, nzi neza yuko ufite icyo wavuga, nzi neza ko hari ubuhamya watanga muri bene so ko hari icyo Imana yakoze. Rero bakozi b'Imana, nk'uko buri wese batanze igitambo cye cy'umunsi umwe cyangwa iminsi 3 nk'uko tuba twayiteganije, Imana yo mu ijuru ntabwo izibagirwa igitambo cyawe. Rero insanganyamatsiko y'uku kwezi kwa kabiri muri aya masengesho y'iminsi 3 aravuga ngo dufite Imana ituri hafi. Nk'uko icyanditswe kiri mu Gutegeka kwa kabiri ibice byaho 4 umurongo waho wa 7 niho dutangirana dusoma. Ibice 4 Gutegeka kwa kabiri umurongo wa 7 tuvuga ku Imana ituri hafi, tuvuga Imana ituri hafi muri iyi minsi 3. Kandi ntekereza yuko watekerezaga yuko Imana muri kure arumva yuko Imana iri hafi ye. Kandi uko ugenda wumva izi nyigisho uko abigisha batandukanye, ntangira ndabashimira kubigisha batangiye ku isaha ya mbere kugeza nane kuri isaha, nanjye mwanyemereye ko ari ngewe ntambutse ijambo ry'Uwiteka umwami Imana. Nzi ko hari icyo Imana yamaze gukora, nzi ko hari icyo Imana irimo kutwigisha. Reka tujye mu ijambo ry'Uwiteka umwami Imana. Imana yo mu ijuru ibamera umugisha. Uyu mwaka wabera umwaka w'uburumbuke, nubwo hari byinshi biduhinyuza, nubwo hari byinshi bitunaniza, nubwo hari byinshi bishaka kutuzimya, ariko muhumure, Imana yacu irahari kandi Imana irakomeye. Imana yacu irakomeye cyane. Gutegeka kwa kabiri 4 umurongo waho wa 7 aravuga ngo mbese hari ishyanga rikomeye rifite Imana iriri hafi nk'uko Uwiteka Imana yacu ituba hafi iyo tuyambaje. Amen. Nusoma icyo cyanditswe aravuga ngo mbese hari ishyanga rikomeye rifite Imana. Aho ngaho Imana ni akanyuguti gatoya. Mu yandi magambo, hari Imana imwe ariko hakaba n'izindi Imana iriri hafi nk'uko Uwiteka Imana, none Imana yacu ituba hafi iyo tuyambaje. Amen. Tugiye kuvuga kuri iryo jambo, ku Mana ituri hafi. Mwami Yesu, mwami mwiza nyiringabo, nongeye gushima izina ryawe Uwiteka mwami w'abami, batwemereye ko igihe nk'iki ngiki mwami wanjye nyiringabo Imana tuzi imbere yawe tuzanye ibitambo byo kwiyiriza ubusa no gusenga, tuje kumva no kwakira ijambo mwami Imana iri mu bwira ubwoko bwawe. Nyemerero nanjye muri aka kanya nyiringabo Imana kubw'uyu mwanya mwiza mwe guha kuvuga ijambo ryawe. Reka mwami buri wese ugiye kuritega amatwi rimubohore, buri wese
rigiye kuritega amatwi rimukize, buri wese ugiye kuritega amatwi rizura ibyo byari byapfuye, buri wese ugiye kuritega amatwi Uwiteka Nyiringabo Imana rimuvane mu mwanya we rimushyire mu wundi mwanya wifuza kwabamo. Mu izina ryawe ryera Yesu, cyomeje ni buri mbaraga zose z'umwayi Satani, buri muzimu na buri mudayimo na buri mwuka mubi ari wo wose wiyoberanyaga ku buzima bwe utsindwe mu izina rya Yesu. Mwami wanjye Nyiringabo Imana, reka kubaho kwawe tukwakire muri aka kanya, kandi buri wese mwami ugiye kumva ubutumwa bwiza reka abe muzima mu mitsi no mu mishokoro, reka yakire kandi yumve kubaho kwawe. Uwiteka Mwami w'abami Nyiringabo Imana, twese tuvuge ngo kuko Uwiteka wakoze ibikomeye natwe turanezerewe. Icyubahiro ikuzo byose niyo tubigaruriye, byose tubyizeye mu izina rya Yesu, amen. Rero nshuti za Yesu, murimo muravugana Pr John Kalimbanyi, niwe ugiye kuba yigisha muri aka kanya itorero ni Rwanda Victory Mission hariya Kanombe. Nshima Imana kubw'umurimo wayo irimo gukora hirya no hino mu gihugu cyacu mu bakozi b'Imana, kandi muhumure nshuti za Yesu, nitutagwisari tuzasarura. Mwiterwa ubwoba n'ibyo murimo kubona, muhumure dufite Imana ituri hafi kuruta abandi bose, amen. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo dufite Imana ituri hafi. Iyo Mana rero niyo turimo tuvuga, iyo Mana niyo tuje kubwira abantu, iyo Mana niyo twirata, iyo Mana niyo ibasha gukora ibiruta cyane ibyo tuvuga ndetse n'ibyo dusaba mu izina rya Yesu. Kuko abantu benshi cyane bavuga Imana ariko mu by'ukuri bakayitiranya. Rero biravuga ngo abazi Imana yabo bazakomera kandi bakora iby'ubutwari. Uwo ni Daniel, abazi Imana yabo. Rero iyo Imana ituba hafi bisaba no kugomba kuyimenya. Abantu benshi cyangwa twese Imana iri hafi yacu, ariko abantu ntago bashaka kuba hafi y'Imana. Iyo dufashe umwanya nk'uyu n'igihe nk'icyo gusenga, bivuga ngo tuba turimo dutera intambwe tuba cyangwa se natwe tujya kuba hafi y'Uwiteka Umwami Imana yacu. Abantu benshi rero nshuti zanjye, Imana ituba hafi ariko twe ntago dushaka kuyiba hafi. Mu izina rya Yesu, uyu munsi wera umunsi wa none, ba hafi y'Imana yawe. Iyo Imana ikuri hafi, benshi babibona by chance, aba ari amahirwe. Haleluya. Iyo ikoze ikintu babyitira amahirwe. Iyo ikoze ikintu kavuga ngo ni amahirwe kanaka yagize. Ariko iyo uri hafi y'Imana, ntabwo Imana idukora kubw'amahirwe, ahubwo Imana idukorera kubera yuko ni inshingano zayo kutugirira neza, ni inshingano yayo kutuba hafi. Haleluya. Rero ntabwo tuvuga Imana idukoreye kubera ko tubigiremwe amahirwe. Haleluya. Abantu babonye Imana, abantu Imana ibakoreye ariko bakabiyita amahirwe. Ariko iyo umenye ngo Imana iri hafi yawe, nawe ukayiba hafi, icyo ushaka cyose, icyo usabye cyose, Imana yawe irakigukorera, amen. Haleluya. Rero hari abantu benshi babonye Imana kubera amahirwe, nabyo ni byiza. Abandi bakabona Imana cyangwa se bakabona, akatuvugiye nivuga ku Mana, bakabona iby'Imana ikora. Haleluya. Bakabona imirimo y'Imana, bakabona ibyo bageraho. Benshi bagatekereza ngo ni amashuri bize. Birashoboka nshuti yanjye, amashuri wize ashobora gutuma ugira icyo ugeraho, ariko icyo ushoboye kugeraho kubera amashuri wize, reka nkubwire nshuti yanjye, ni byiza cyane kwiga, ni byiza no kugira ku bintu ukabigeraho kubera ko wize, ni byiza. Ariko abantu benshi bageze ku bintu runaka kubera yuko ari amashuri bize. Ushobora kugera ku rwego rwo kubaka inzu yawe kubera amashuri wize, bakaguha akazi keza, ukabona amafaranga
amafaranga menshi, ariko warangiza wabona umushahara wawe ukagenda ugafata ya mafaranga yawe ukayanywera inzoga ukarara muri ruhurura, kandi ya mashuri yaraguhaye inzu ukubaka inzu nziza, ariko ya nzu ntuyiraremo ukajya kurara muri ruhurura, abandi bakarara muri za kadira cyangwa mu tubari. Haleluya, haleluya. Abandi bakagera ku bintu cyangwa se bakabona ibintu kubera umuryango bavukamo cyangwa se abantu ubana nabo. Nabyo byose ni byiza, kugira umuryango ukagufasha, kugira abantu bakakwitaho, ibyo byose ni byiza, ariko rero nkubwire ngo dukeneye kubona umugisha w'Uwiteka mu Imana, ariko dukuye kuri ya Mana twateye intambwe tukayiba hafi. Ndavuga ngo abantu benshi Imana ituri hafi, ariko nidushaka kugira cyane tubona imbaraga zo kuba hafi y'Imana. Ndavuga imbaraga zo kuba hafi y'Imana, imbaraga zo kuba hafi y'Imana. Icyo ubonye cyose, icyo ugezeho cyose, icyo wakiriye cyose, icyo urebye cyose, icyo wakoze cyose, uri hafi y'Uwiteka umwami Imana, kikubera icy'umunezero umutima wawe. Haleluya. Birashoboka yuko uyu munsi wakorera byinshi ukabigeraho, ariko ugatangazwa yuko wabona amafaranga ukagura buri kimwe cyose, cyangwa se ukorora inka nyinshi, ukagira inka nyinshi, ariko reka nkubwire inshuti yanjye, biratangaje kugira ngo worore inka nurangiza unywa amata, ariko amata udashobora kuyanywa atarimo amazi, cyangwa ukanywa amazi yonyine ukanayavaho. Yesu ashimwe. Cyangwa se muganga akayakubuza akavuga ngo jya unywa amazi nubwo ugomba kubona ubuzima. Ariko icyo uzabona cyose, ndavuga kugira icyo ubona ariko ukibonye kubera ko wagiye hafi y'Imana. Ndavuga ngo igihe cyose wowe urimo unyumva, wowe uriho uyu munsi wa none, Imana ikuri hafi, kuko Imana ikugiye kure. Nshuti yanjye, nawe ntago waba ukiri aho ngaho uri, ntago waba ukiriho nawe, ariko dukeneye natwe kubona imbaraga zo kwegera Imana, tukabana n'Imana, tukaba hafi y'Imana, tukiga amashuri yacu tukayasoza ariko turi hafi y'Imana, tukagira amafaranga muri banka ariko turi hafi y'Imana, tukubaka amazu meza tukayabamo ariko turi hafi y'Imana, tukabyara abana ariko turi hafi y'Imana. Haleluya. Kuko n'abatari hafi y'Imana nakubwira ngo nabo bashobora kubona abana, ariko abana batahesha Imana icyubahiro, Imana abana batari mu Mana. Haleluya. Ndagira ngo ngusabire uyu munsi wa none, Uwiteka umwami Imana adushoboze kugira ngo Imana natwe tube hafi yayo. Haleluya, haleluya. Iyo usubiye inyuma muri cyo cyatse mu Gutegeka kwa kabiri, ibice byaho 4, haravuga umurongo wa 4 avuga ngo ariko mwebweho abifatanije n'Uwiteka Imana yanyu muracyariho mwese uyu munsi. Haleluya. Ariko mwebweho abifatanije n'Uwiteka Imana yanyu muracyariho mwese uyu munsi. Uwiteka umwami Imana reka gusange, kandi wifatanye nawe, ube hafi ye, ubane nawe, ugendane nawe. Ntabwo Imana izakureka, ntabwo Imana izaguhana. Nshuti yanjye urimo kunyumva, ndagira ngo nkubwire ngo turavuga ngo dufite Imana turi hafi, ariko nuyiba hafi nayo izakuba hafi, nuyegera nayo izakwegera. Reka nkubwire nshuti yanjye, yewe ndimo ngana no ku musozo bitewe n'umwanya tuba dufite, ndashaka kukubwira Uwiteka umwami Imana yavuganye n'umugaragu w'Imana Ezekiya, wari umwami, avugana na Yesaya wari umuhanuzi, igatuma Yesaya akumva ibyo umwami avuga. Ariko reka nkubwire, iyo ugeze mu bice 19 mu bami ba kabiri 19, abami ba kabiri umurongo waho, reka 19 umurongo waho, reka nayo ku murongo wa mbere haravuga ngo umwami Ezekiya abyumvise ashishimura imyambaro ye, yambara ibigunira, ahera ko yinjira mu nzu y'Uwiteka, maze yohereza Eliyakimu umunyarugo we na Shebuna umwanditsi n'abakuru bo mu batambyi, bambaye ibigunira
kwa Yesaya w'umuhanuzi mwene Amosi. Baramubwira bati Ezekiya yadutumye ngo uyu munsi ni umunsi w'umubabaro n'ibihano no gushinyagurirwa, kuko abana benda kuvuka kandi nta mbaraga zo kubabyara. Haleluya. Aramubwira ati abana barenda kuvuka ariko nta mbaraga zo kubabyara. Abana yarababonaga, bivuga ngo niba ngo abana barenda kuvuka harabura imbaraga zo kubabyara, bivuga ngo yarabatwite, bivuga ngo biratubwira neza mu Yesaya ngo ituma batwita ni nayo ituma babyara. Ariko umwami aramubwira ngo abana barenda kuvuka ariko nta mbaraga zo kubabyara. Bivuga ngo bari bakeneye Imana kubaba hafi, bari bakeneye Imana kugira ngo babe hafi, ariko nabo bagasabwa kwegera Imana, nabo bagasabwa kuba hafi y'Imana. Birongera ikambwira mu bice 6 umurongo wa 6, ndavuga Yesaya 6, yigiye ku murongo wa 8. Haleluya. Ndimo ndajyana kuyo tuvugira ahantu hose icyarimwe. Yesaya ibice byaho 6 umurongo wa 8 haravuga ngo umurongo 6:8 haravuga ngo numva ijwi ry'umwami Imana riti ndatuma ninde watugenderera, maze ndavuga nti ninjye, bari njye utuma. Ahangaha Yesaya yumvise ijwi ry'Uwiteka umwami Imana kubera ko yari hafi y'Imana. Ndimo ndavuga nubwo Imana turi hafi, dukeneye kuba hafi yayo, ba hafi y'Uwiteka umwami Imana. Bati igihe cyawe ni Imana, Imana y'umugisha aya masengesho, kuko amasengesho nayo yatangira ukwezi kugira ngo uko kwezi nibura ushobozwe kuba hafi y'Imana. Uko kwezi ndagusabye nshuti yanjye, ba hafi y'Uwiteka umwami Imana. Nuba hafi y'Uwiteka umwami Imana nibwo uzumva icyo Imana ivuga, nibwo uzumva icyo Imana ishaka gukora, nibwo uzumvira Imana ugakora ubushake bw'Uwiteka umwami Imana. Ndavugana nawe uri muranyumva muri aka kanya, uyu munsi wa none birashoboka yuko hari ibyo ubona bisa n'ibikomeye, hari ibyo bisa n'ibidashoboka. Turi no mu gihe mu mujyi turi muri lockdown. Ndagira ngo ubwire inshuti yanjye, nubwo bimeze gutyo ariko turacyafite Imana. Iyegereza iyo Mana, ba hafi iyo Mana. Gwino Imana yiteguye kugira icyo ikora ku buzima bwawe, Imana yiteguye kugira icyo ikora mu muryango wawe, Imana yiteguye kugira icyo ikora mu itorero ryayo no mu gihugu cyayo, mu izina rya Yesu. Ndavugana nawe inshuti yanjye, umugaragu w'Imana Yesaya, Bibiliya iratubwiye neza umurongo waho wa 8, yumva ngo numva ijwi ry'umwami Imana riti ndatuma kuko yari hafi y'Imana, kuko yari yegereye Imana, kuko yari ku ruhande rw'Uwiteka umwami Imana. Bibiliya iravuga mu gitabo cy'Abaroma ngo se Uwiteka ari ku ruhande rwacu, mubisha wacu ninde? Ariko ababisha se nibaduhagurukiye, ababisha nibadukuye mu masezerano, ababisha nibadukuye mu byacu. Ndagira ngo mvugane nawe uyu munsi wa none, abana barenda kuvuka ariko nta mbaraga zo kubabyara. Imbaraga z'Uwiteka umwami Imana turazikura kujya imbere y'Imana, turazikura kuba hafi y'Imana, turazikura gutega amatwi kumva icyo Imana ivugana nawe, turazikura gufata umwanya wacu tugasenga. Nshuti yanjye, iminsi 3 reka nkwinginga nkubwire ngo fata umwanya wawe n'Imana. Ndagira nkubwire ngo birashoboka yuko ni nabyiza kuyasenga nimugenda tukarya, ariko nunabishobora ndagira ngo nkubwire ngo ntacyo bigutwaye, jya imbere y'Uwiteka umwami Imana umara iminsi 3. Bwira Imana uti Imana ndaje mu bwiza bwawe, ndaje ungirire neza, ndaje unyiteho, ndaje ugira icyo ukora, ndaje uhindura ibingibi, ndaje uhindura amateka yanjye mu izina rya Yesu. Turi imbere y'Uwiteka umwami Imana kugira ngo Imana igire icyo ikora ku isi yose. Iki cyorezo cya coronavirus mu izina rya Yesu, Imana igire icyo ikora. Iratuma ninde wayigenderera? Ikenewe umuhanuzi, ikenewe umubwiriza butumwa bwiza, ikenewe bishop, ikenewe apotre. Imana iragukeneye kugira ngo guhagarare mu mwanya ukwiriye. Imana iragukeneye kugira ngo Imana igire icyo ikora mu gihe nk'iki ngiki mu izina rya Yesu. Dusenga Imana iyi minsi 3, tujye imbere y'Uwiteka umwami Imana, twinginge Imana, tuyingingire igihugu cyacu, tuyingingire itorero rya Kristo, tuyingingire isi yose, twinginga Imana hari icyo yakora mu izina rya Yesu.
Mana ya Aburahamu na Isaka na Isiraheli, turi imbere yawe mwami nk'abatambyi, turi imbere yawe iteka mwami, ni wowe ugira icyo ukora, ni wowe kandi ukirema, mu izina rya Yesu. Nk'uko umugaragu wawe Yesaya yavuze ati, numva ijwi ry'Uwiteka umwami Imana rivuga ngo ndatuma nde wangenderera. Nzi ko ukeneye umuntu mwami, nzi ko ukeneye umuntu mwami, nzi ko ukeneye umuntu watuma, nzi ko ukeneye umuntu wakoresha. Mu izina rya Yesu, abahungu n'abakobwa turi imbere yawe mwami, turagukeneye, dukeneye imbaraga zawe. Ku ijambo ry'Imana ritubwiye ngo abana barenda kuvuka ariko nta mbaraga zo kubabyara. Mwami duha imbaraga, twongeremo imbaraga, kandi ijambo ryawe riratubwira neza ngo abasore b'imigenda bazagenda baruhe, ariko abagutegereje mwami uzabasubizamo imbaraga. Mwami niwe dutegereje, turashaka imbaraga zawe, turashaka kugirirwa neza nawe, turashaka ubutabazi bwawe, turashaka amahoro ava kuri wowe, turashaka mwami twongere tukubone, turagukeneye mwami, mwami w'abami ari hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, East Africa yose turagukeneye mwami, Afrika yose turagukeneye mwami w'abami, Amerika n'Uburayi turagukeneye mwami. Twumve mwami w'abami, mwami wanje mu gihe nk'iki ngiki, ongera usuka imbaraga zawe, ongera usuka imbaraga zawe, ongera usuka imbaraga zawe, abahungu n'abakobwa bashobore kukumva kandi bakumvire, bakora ubushake bwawe mu izina rya Yesu, amen. Rero nshuti za Yesu, reka tujye imbere y'Uwiteka umwami Imana, tufate umwanya wo gusenga, tufate umwanya wo kwinginga, tufate umwanya wo kubwira Imana, tufate umwanya wo gukubita no gusenya imbaraga zose z'umwaye Satani. Imana yiteguye kudutabara kandi ikadukiriza igihugu. Ku ijambo ry'Imana ritubwira ngo abantu b'Uwiteka, ngo abantu banjye bitirwa izina ryanjye nibicisha bugufi bagashaka mu maso hanjye, nzabumva kandi mbakiriza igihugu. Imana yiteguye kutwumva kandi yiteguye kutugirira neza. Reka nsoheze ahangaha, tuzakomeza nanone kuri Inyigisho. Imana yo mu ijuru ibampera umugisha, amen.